welcome back muri Draw Me Context ya karindwi aho tugiye kureba uratsinda hagati y'abo basore babiri Isaac ndetse na Fred. So uwa mbere arahembwa n'uwa kabiri arahembwa, unaza kumenya ibihembo byabo ukuntu bimeze. So I hope ko tuzaba turi kumwe. Stay tuned. Noneho utsinda niwe urabanza gukina, uratangira game. So let's go. So Fred aratangira. Ndabona yagize. Uretse ukoresha ukuboko kumwe yose nari niyo nagifataho gutya samba nari tarira ugifata wakirekura bikagwa kabaye ariko bafite umunaniro ubusigiye gutsindwa iki it's your turn bro. Nese ndafata izi niyo mfata ibindi bihita bigwa ako nk'abagabo muceceke kanga buri wese kiri muri mu mutwe apana kumugayidinga bro changamuka Yamurangira nyine rese ubu ngubu game yarangiye. Sigo nagarije bro aganda wonye ndigiye gutapfa uretse iyi ngiyi nuyivana yo tabiko ntacyo bitwaye kabanza niterekere ibyanjye wangu iki waretse nkatsinda abantu utagoranye ntacyo bitwaye reka ariko mureke kuvuga amanje yebye nawe ndi kubikunda kubera icyo utari kubikunda dore ubwoba kino kintu ni ukukijomba urutoki ewewe ahangaha sindangijwe nari mfite gukina rimwe ngo ndamurangije so wakemeye imana ntago ndemera bro ntago uremera kumva iki wamuna agakuyeho ukafasheho n'amaboko atatu ya hejuru kugashyiraho ntari ikintu kugakura twagiye bro let's go ya bro sibyemewe se oya ntabwo byemewe kukubwira ingukuramo reka nifatire hejuru njye sa bro ibintu mbere ntabwo nzabyongera ariko nanjye ikibazo baratabihengamira ku ruhande rumwe iki cyose uyu mwaka ntabwo byakunda cyangwa game yarangiye yave byo akoresha banza ushyira aka kantu neza ugashyiraho neza ko karahengamye urano reba de ugashyiraho uza gushyira koko hirya byaza kugorana bro shyiraho neza cyangwa wakitsindisha se bikarangira njye n'ubundi ngiye kumuharira njye ninatsindwa ntabwo ari we njye ndaba nitsindishije oya ikina ni ukuri try your best
ndi karwaye nabyo mpaka kabonetse ndarangijwe. Terekaho turebe cyangwa aho kugira ngo bigwe. Bana kaguye nkaserebura pe. Kinshuramiyeho mwana ukimengekeyeho kweli. Akabura nako kavamo ko sha ahantu hose kwitonda. Ese ubundi wajya gukina ubu turongera arakabonye Mwitondo gato nabikoma kavuyemo byarangiye pe. Bihereza amasegonda. Kimwikaragiyeho cyangwa bino bintu n'umuyaga wabigusha. Oya nabwo nyine ubigusha nyine mu kibuga rega nta muntu utsinda hatajemo n'amahirwe. Facteur chance irakora. Bro. Round 2. Nagakuyemo kambere ko na. Ko mbonye ibinyeganyeze. Sigaho. Ko bigiye kungwiraho nanone kandi. Urashaka kongera kungora bwa kabiri kweli? Wakwemeye gatsinda. Ndaguhereza utsinde kabiri. None ibi ngibi byo bifite ukuntu bitameze nk'ibya bitukuna. Ibi ngibi byo biri kunyega. Bifite ukuntu biri kujegajega bisaba kwitwararika. Gakase ukava. Sigaho. Ati ware ntago sigaho. Wabibonye ko kiri kunyeganyega cyangwa? Nyine iki ngiki ariko nakundi nyine turagikinira ngo bigwiraho nuko. Nukwirinda gutsirwa igihembo bitaza kujya ku final byagorana. Brada. Ibintu ushaka kunkorera. Uretse marine reke. Cyatse nateka no hagati. Biremewe. Ko byari bingwiriyeho. Ngase kugira ngo nundangije. No ibi ngibi byo byabaye bibi kurushaho. Byabaye bibi pe. Ariko sinzi ukuntu ari kuyivanamo. N'ukuntu ngiye bikomeye do. Wabibonye se ko byaguye? Ngo iki? Kabura okay nacyo. Kabura. Utafitiye murakanje. Nkaba nagakuyemo kakangwiraho. Wakuba wagakuyemo byo ngibyo byo wagakuyemo pe. Neza cyane ahubwo. Byari biguye mana. Kugwaho mani biri no kugenda ahubwo. Oya nakugenda. Biri kugenda pe. Mwanze myigeho umutwe cyane. Sangwa game yayirangije pe. Ugasubiza ababyemewe. Sangwa yarangije. Nangasubizamo uremera kagasubizamo. Nawe hafi byihorera nje oya game yandangiriye ahubwo nabyemeye. Ahantu kageze byarangiye man reba ahantu kageze. Ndagasubiza munyemerere gusa. Sangwa game ndayemera. Agasha kuva man ariko nikavamo ukibura cyinjikiye. Ndikubwira ngo hari ahasara aho bitangana. Agira uri kurangara kandi karakugwana.
kugwa aho byo byaguye nese hari ikintu ndi kuramira yalla yewe ese ntabwo uri kurira abandi okay nta nubwo nshaka kugashyira ahubwo natereka hasi oya utereka hasi kise gashyireho nabuze ikintu kirenze sore ukuntu bingoye wowe uraje ukavanemo byoroshye yalla bro waritse kungora mani cyo kunjyana muri game gatatu kandi naka kuyanga ntabwo byakundana ariko sangwa ngiye nanemeye mwana tuyirangize game ni ukuri kose ntabwo ubu ngiye bigiyeho ni ntabwo cyakwa ariko mwana sage nabyo ndi kubibona ariko ndi kubibona ikiri bugwe cyari bugwe kare bro ibintu byose byiswirusha irushanwa n'utuntu abana gatwereke duhita dukomeye binkoreye se sha arabyihorera it's your turn bro amafaranga nkuriremo ibintu byose by'isirusha iyo byiswirushanwa birakomera ngwino hari urarangiye guhaguruka reka kuko ndabona bya bintu byatangiye kuba izindi sagara ibintu birakaze bro degaya nagashaka kurekura nagashaka gutsindwaho nabyemeye agashaka kugivinga up Mana kuki mutaguze Fred bete sangwa ndakomeye da njye muzana baro dukinde mwana muve muri ibi barata uziko ibintu ari utuntu wajyana bimwe by'abana ndasha noneho aha nganda yamanitse sangwa urebe uryo ajye kukavanamo byoroshye nyine mashaka ibikomeye ya nk'akanavanye muri ibi birashaka aha kangwe iki bro mumbabarire mutagwa baba we kari kaguye we Imana yabyemera mw'abantu bro ari kukagira bro twubahana ndashaka bindangiriyeho pe neza ibi bintu byankomereye wagira ngo man next time uzakira nawe uze muri bino bintu uzabibona ikintu ikintu cyose iyo cyiswe irushanwa kirakomera kabone cyaba cyoroshye uko cyiswe irushanwa wabirangiza wabirangiza ubundi ubu ngubu ko n'ubundi nemeye icyaha shaka ari narurandangije shafe reka nkushyiremo hagati nta kibazo mani shafe noneho byagoranye aha ngaha tu ndimo akabora ntabwo byakunda ewe we yababa anga yababa mana we kirado kino ubundi hanyuma aho murangize nabwo Final round. gutangira ko numva hirya biremereye gutya na gutya wari bibaho bitangana nabo mubeshye gutya icyo game ya mbere twakinnye iya kabiri numvishe ukuntu yanegekaye hakiri wera nabyumvishije bigwa we hejuru hahita haguma uburemere bwinshi sigaho inka yose ndi bwumve ingoye kuyikuramo nayo ndakuramo nyine ubwo muhaye kuri ka tipu ntabwo utsinda ubwo yavango narabahaye ukagikubita ugahita utsindwa n'inda utinda
yewe we Fred byatangiye gukomera baseriye. Mangire ngufatira ahangaha rero ahangaha niho bigiye gucuza. Magara yetse nindi. Njyewe zigaho ndi kubyumva muko ngiye gutsindwa. Ndabona Fred yakaniye ngo avuye kaboga aje gutwara igikombe ngo nakugivinga up. Why do I give up? Sinabivuze. Umuhungu avuye kaboga yakaniye. Handi hose ni ibibuye gusa uretse iyo ngiyo. Niba hanayivaye. Magara yetse. Fred aransoje tu. I'm the winner! Yala! Akodi nyine. Navuze kubirangiza kabisa. Navuze kubirangiza kandi urakoze gukuramo kariya kantu. Hello guys, igihembo natsindiye muri Draw Me Context cyangezeho. Murabona ko ari umubyeyi wanjye bashushanyije. Umuntu ufite kini asobanuye mu buzima bwanjye. Rero ndishimye kandi murabona ko bamushushanyije neza. Ubutaha namwe Draw Me Context gisi kibazo ncyongera kugaruka. Muzagerageze mu trying maybe yaba wowe. Ndashimira Elisangwa ndetse na Rambas Chadi bagize mu ruhare. So uyu ni wa kabiri watsinze. Ndego y'imyaza mani nabaye wanyu. Oya wabaye wa kabiri muba natsinzwe ateyo natsinzwe. Bari babiri yatsinze. Oya mubana igihumbi bakinnye. Yabaye yakangaye. Kuba yabaye ya kabiri se bivuza ko yaratsindiye amafaranga. Abo yaratsinze. Hari ikibazo se? Oya bakinnye havuyemo babiri bagera kuri finale urumva? Arsenal ntago yabaye ya nyuma yabaye ya kabiri. Nanjye munyambiko uwo mudari ture. So ko yabaye wa kabiri nako ntabwo atsinzwe. Yatsindiye igihembo kiva ku muterankunga wacu bita Kente Perfumes. Parufe ubu bazajya yihumuza neza, parufe ihenze bro. Wabaye wa kabiri man. Njye nashaka no kuba kabiri. Igihembo nakimenye. Oya se Kente Perfumes. Nibwo nyimenye. Nsanzwe zikoresha. Nabwira abantu bose badukurikiye bagane Kente Perfumes. Nziza zirahumura neza. Baba jeune bashaka guhumura. Ewa ni gahunda. So guys, nuko nguko content yacu uyu munsi irangiye. Mubonye watsinze no wabaye wa kabiri uko byagenze. So tuzongera muri content ya 8 nibwo tuzongera gukora indi video. So I think ko uzaba uwa mbere cyangwa wa kabiri. Turashimira Kente Perfumes baduteye inkunga. Tuzahora dukorana guhemba abatsinze muri no contest. So thank you. Let's meet another time.